rimwe na rimwe isi duhereza amahitamo yo kwiyahura ariko nanone ikaduhereza andi mahitamo yo kubaho neza mu buryo budasanzwe. Iyi ni inkuru y'urukundo idasanzwe ya John ndetse na Pauline wo mu gihugu cya Kenya hafi y'umujyi wa Nairobi, aho bigaragara neza ko John yavutse nta maboko afite, nyamara ubu ngubu akaba afite umukunzi udasanzwe, babana nk'umugore n'umugabo, bisa nk'aho ari ikimenyetso kigaragaza urukundo rudasanzwe. Benshi dutekereza ko urukundo ari amafaranga, ubutunzi ndetse no kuba umuntu ari mwiza mu buryo budasanzwe, gusa hari benshi bafashe urukundo barugira kimwe mu bintu bidasanzwe bimwe wese atatekerezaga. Urukundo rwa John ndetse na Pauline ni rumwe mu rukundo rudasanzwe rwabayeho ku isi yose muri rusange. Uru rukundo rugaragaza buryo ki umuntu ashobora kuba yagukunda nta kintu na kimwe agutegerejeho ndetse nta n'inyungu runaka agufiteho. Nubwo benshi dutekereza ko urukundo rwa nyarwo rwagiye, ntabwo buje neza ko hari abantu bagifite urukundo rwa nyarwo, kandi urukundo rushobora kuba rwabafasha gutera imbere umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ni inkuru idasanzwe ya John ndetse n'umukobwa witwa Pauline. John atangira agira ati, njye navutse nta maboko ngira, gusa mama wanjye akiriwe yaramfashaga, yanyitagaho nk'umubyeyi nyine ari kwita ku mwana we, gusa bitunguranye cyane naje gura n'ubuzima bubabaje bubi buri muntu wese atatekerezaga ko nshobora kuba nabamo. Nanone kandi natekerezaga ko nta mpamvu nimwe mfite yo kwiheba, cyane ko nari mfite mama wanjye. Mama yanyitagaho nk'umwana wari we wese nk'uko umubyeyi yita ku mwana we, gusa bitunguranye cyane mama wanjye yaje kwitaba Imana. Mama akimara kwitaba Imana nahuye n'ubuzima bubi butigeze bumvaho n'umunsi n'umwe, gusa naje gusanga Imana ari igena byose kandi ari nayo yandemye, kandi ko ari nayo mpamvu indinda umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Papa wanjye yahise ashaka undi mugore, maze umugore wa papa akajya ambwira ko atazigera n'umunsi n'umwe amesera imyenda. Natekerezaga uburyo ki ngiye kujya mbaho nambaye imyenda itameshe, kandi akajya ahora ambwira ko ndi umuntu utuzuye. Yambwiraga amagambo akomeretsa cyane, bityo bituma mbaho mu buzima bwo kwiheba. Umunsi umwe nibwo natekereje ko aho kujya mbane n'umuntu ntira agahinda nakiyahura. Nekereje kwiyahura, natekereje ko n'ubundi cyaba kitari igisubizo cyiza cy'ubuzima, cyane ko Imana irema umuntu bitewe n'impamvu runaka. Sibyo gusa, kubwo nyuma y'igihe gitoya nibwo naje gufata umwanzuro wo kuva iwacu mu rugo njya kuba mu muhanda. Nabonaga nta bundi buzima nsigaranye. Papa wanjye we yahoraga mu kazi, ntiyabaga azi ngo ibintu bimeze gute cyangwa bizagenda gute. Njye sinigeze mvukiye mu muryango w'abantu bakennye, navukiye mu muryango w'abantu bakize pe, gusa bitunguranye naje kwisanga ndi gusabiriza ku muhanda, kuko nabonaga ko nta bundi buzima nagombaga kubamo. Nabaye hafi imyaka 5 yose mba mu mashyamba agiye atandukanye, ubwo byageraga nijoro nkajya kuba mu ishyamba, nyamara ku manywa nkaza gusabiriza. Nta nzu nagiraga nabagamo, n'ahandi hantu hatandukanye nabaga. Gusa abantu benshi bakomeje kwibaza ni gute John yahuye n'uyu mukobwa mwiza ariwe Pauline kugeza amagingo yabo bakaba babana kandi bakaba bafite urukundo rudasanzwe. John akomeza kugira ati, nyuma yo gukora ibikorwa bidasanzwe nabonye ko uburyo bwiza bwo gukora ibintu ari ukwizera Imana ndetse no kuyikunda. Nabonye ko uko byagenda ko ariko kose inzira byanyuramo zarizo zose ngomba kuzabaho nizera Imana. Bitunguranye cyane naje guhura na Pauline. Pauline yambwiye ko ankunda kandi ko yifuza kubana nanjye ubuzima bwanjye bwose. Mbere y'uko inkuru y'urukundo yabanga itangira ubwo John iregiye gusaba icyayi muri hotel, maze Pauline uri kumwe n'itsinda ry'abakobwa bakundanaga aza kwisanga ari kubona ukuntu John ari kunywa, aza kumukunda. Yaramwegeye baraganira, yaratunguwe cyane no kubona umuntu ari kunywa icyayi ari gukoresha akaguru. John ni umwe mu bahungu bakoresha akaguru ke mu bikorwa bigiye bitandukanye nko koga mu maso, kuborosa n'ibindi bikorwa nko kunywa icyayi ndetse no kurya. Uyu yakomeje kugira ati, naje gusanga ndi igitangaza kurusha abandi bantu bose bari ku isi. Nubwo natekerezaga ko ndi ikivume, nyamara natekereje ko ndi umwe mu bantu bibitangaza babayeho ku isi yose muri rusange. John akomeza kuvuga ko uko byagenda ko ariko kose yabonye kugira neza kw'Imana, ukuboko kw'Imana mu biganza bye. Pauline akimara kumubona yatangiye kumukunda, ndetse baraganiriye cyane kuri uwo munsi, biza kugera igihe bahinduranya bahana nomero kugira ngo bajye babasha kuvugana. Pauline yatangiye kwisanga mu rukundo rudasanzwe na John, yirengagije ko afite abandi bahungu babakire bamwirukaga inyuma, bamuherezaga amafaranga, amamodoka n'amazu n'ibindi. Uyu ngo aragira ati, nabonye neza umuntu uhuye n'umutima wanjye nifuzaga. Sinari nshaka umuhungu uza kunshukisha ibintu kugira ngo anyereke akankunda. Nashakaga umuhungu tuzahura tugakundana, nkamukunda nawe akankunda. Bitunguranye cyane rero nasanze John ari urukundo rw'ubuzima bwanjye. Gusa none nari mfite ikibazo gikomeye cyane, uko iwacu bazabyakira nyuma yo kubona ko ndi kubana n'umuhungu udafite amaboko. Ababyeyi banjye nabateye umugongo, inshuti zanjye zo zambuzaga kure. Ese ubwo naberekaga ifoto ya John nk'umuhungu dukundana, bambwiye ko ibyo bintu bidashoboka. Ubwo mwe mu inshuti yanjye yagiraga ati,
ariko birasa nkaho bakuroze. Ni gute wisanga warakunze umuntu umeze gutya? Ndanyirashidikanya ko nta mpamvu nimwe ufite yo gukundana n'umuntu umeze gutya. Pauline, jya kwivuza barakuroze. Ababyeyi banjye bo bambwiye ko icyo kintu kitabaho, ko bisa nkaho ndi kubakinisha. Nyabara njye nari ndi seriye, nari ndi mu rukundo na John wankundaga cyane kandi wagaragazaga kunkunda nk'inshingano ze. Byaje kuntungura cyane uburyo cy'umuhungu yankundaga mu buryo budasanzwe. Bitunguranye cyane nanjye naje kwisanga mu rukundo n'uyu muhungu udasanzwe. Ndamukunda cyane pe, gusa ikibazo cyari gihari. John ntiyifuzaga kuva mu ishyamba ngo ajye kuba mu nzu. Ibyo byose byari biri ku mutwe wanjye. Niyemeje gukora buri kimwe cyose John, nshaka inzu yo tuzabamo, buri kimwe cyose ndagikora kugeza amagingo aya ngaya. Aho nk'umugore wa John ndishimye, ntekereza ko ari ngiye umugore wishimye kurusha abandi bose ku isi, kandi ntekereza ko ibyo nyuramo bya buri munsi bimereza imbaraga zikomeye izo kwana na John nk'umugabo wanjye. Buri munsi ku munsi ko bwije no ko bukeye natekerezaga ko John azampemukira, gusa nabonye John afite umutima udasanzwe kandi umutima w'urukundo. Urukundo rw'aba ngaba buri wese yarutekerejeho ararira cyangwa agaseka. Inshuti za Pauline zamubwiye ko nta rukundo afite, ahubwo ko ari kwikurura, ari kwijugunya mu mazi abyita ikiziba. Uyu mukobwa yarakomeje aragira ati, nakomeje kubwira inshuti zanjye ko mfite ibyumviro bidasanzwe kuri John, gusa bo bakambwira ko ahubwo nshobora kuba nararozwe mu buryo nanjye ntazi. Abandi bakomezaga kumbwira ko uko byagenda ko ariko kose nshobora kuba mfite ikibazo nanjye ubwanjye ntazi. Nakitekerezaho ngasanga nta kibazo na kimwe mfite. Gusa urukundo rwamateye kubana na John mu buryo budasanzwe. Mu gihe abakobwa muri iki kinyejana nabo barajwe inshinga no kurya bakunga amafaranga, njye natekerezaga ko kubana na John wankundaga aricyo kintu cyiza cyonyine nari bube ntekereje. Kwane ko namazaga kubona ko abantu bose twatiritanaga babaga banshakaho ko bankoresha imibonano mpuzabitsina cyangwa kunyungukamo mu buryo bwari bwo bwose. Pauline avuga ko urukundo rwe rwa mbere na nyuma rwari John, kandi katewe ishema no kubana na John nk'umugabo we, katazigira yicuza ko yarafashe icyemezo cyo kubana na John nk'umugabo we w'isezerano. Uyu mukobwa akomeza kwereka John ko ari umwe mu bakobwa badasanzwe kandi baza abantu baziraherezo. Urukundo rwa John na Pauline rwari umwe mu rukundo rutunguranye kandi rutangaje ku isi yose muri rusange. Abenshi batekereza ko runo rukundo rutigeze rubaho, mu gihe abandi batekereza ko ari urukundo rwabayeho kandi urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa John na Pauline rwari rumwe mu rukundo buri muntu wese atatekerezaga mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya. Aba bombi bafitanye urukundo rudasanzwe. Pauline buri gitondo abyuka ari gutegura icyayi cya John, ndetse bakoga, bakarya, bakaryama mu buzima bwa buri munsi ko bwije no ko bukeye. Aba bombi babayeho nk'abantu badasanzwe. Abantu benshi bagerageje kubasura babwira Pauline ko azicuza kandi ko ibyo yakoze bishobora kuzamuzanira ingaruka zidasanzwe, mu gihe Pauline wababwira ko nta mpamvu nimwe hari yo kwicuza, ko ikimuraje inshinga ari ugukora cyane kugira ngo azabane na John kandi bakomeze ubuzima bwabo bwa buri munsi. Pauline akomeza kwereka isi yose muri rusange ko ikimuraje inshinga ari ukubana na John, bakundana kandi amufata nk'inshuti ye magara. Uyu mukobwa aragira ati, rimwe na rimwe guhitamo umukunzi wa nyawo bisaba ibintu byinshi umuntu agenderaho, gusa kuri njye ntacyo na kimwe nigeze ngenderaho kuko natekerezaga ko John ari urukundo rw'ubuzima bwanjye. Numvaga nta mpamvu nimwe yo gutuma John mutekerereza cyangwa numva ko azambabaza. Bitunguranye cyane naje kubona urukundo rw'ubuzima bwanjye kandi rudasanzwe. Njye na John turakundana kandi dukundana mu buryo budasanzwe. Benshi batekereza ko ari imitungo namukurikiyeho, gusa ndagira mvuge ko nta mitungo nigeze nkurikira kuri John, cyane ko nyuma yo kuva iwabo atigeze anasubirayo. N'ubu kugeza amagingo aya ngaya papa waramuhamagara ariko John akamubwira ko atifuza guhura nawe cyane ko yamufashe nabi nyuma y'urupfu rwa mama we. John nawe akomeza kuvuga ko yabonye urukundo rw'ubuzima bwe kandi ko ashimira Pauline ko yaramukunze kugeza aho abandi bose bari baramwanze. Uyu muhungu avuga ko urukundo Pauline yamuhaye bibaye byiza buri mukobwa wese yajya aruhereza buri muhungu wese bahuye. Ikibazo cy'amatsiko, ese kuri wowe ugendera ku cyo ugiye guhitamo wa muzabana? Ni ubutunzi se? Ni amafaranga? Yego, urugo buri akenshi na kenshi rugirwa n'amafaranga make, ariko se amafaranga nicyo kintu cya nyacyo cyubaka urugo cyangwa ari ikindi kintu kidasanzwe gishobora kuba cyakubaka urugo mu buryo budasanzwe? Ugendera ku cyo guhitamo wa muzabana. Niba ari amafaranga nagiye nkubwiye ko amafaranga azashira, niba kandi ari ibindi bikorwa bidasanzwe ugenderaho nagiye nkubwiye ko ibyo ngibyo nabyo bizashira. Ahubwo icy'ingenzi ari uko wagira urukundo rwa nyarwo, ukabana n'umuntu umukunda nawe agukunda kugira ngo urukundo rwanyu murwubake mu buryo budasanzwe. John akomeza kugaragaza ko urukundo yahawe na Pauline ruri rumwe mu rukundo rudasanzwe atigeze atekereza. Umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, kenshi na kenshi dutekereza ko John ari umugabo uri aho ngaho, gusa ni umuhungu w'intwari wabaye ku mugabane wa Afurika kandi kugaragaza ko urukundo rutari amafaranga n'ibintu bigiye bitandukanye. Pauline ni urugero rwiza rw'umukobwa ushobora kuba yakunda umuhungu atamukurikiye ikintu na kimwe.
rimwe n'imwe abantu batekereza ko urukundo ari amafaranga. Ndagiye mbabwire ko urukundo rutakiri amafaranga, ahubwo urukundo ari ikindi kintu kidasanzwe ushobora kuba wahabwa n'umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuri wowe wizera ko urukundo rukibaho se? Niba ubyizera tanga igitekerezo muri comment section kugira ngo tubana mu nkuru za buri munsi nziza kandi zihindura uko sosiyete